G-Tough. Dr. M, Master of the Geek. Utekanika poma busima bwanjye bwariko bwose nahoraga ntumwana muto cyane nkiraga hinda hibyanjye byose nazi ko bizatungana busima bwanjye bwose bukaza jewe bwangora ndibuka mbaza sona tibe ngiye gushaka ubuzima ndibuka umugabo bita gashuti yamara kibyo byose byasaganuka kamera nazi cyazo savamo nazi byashosho mara dance nk'ubuzima nk'ubwo shosho meditera zambu busima bw'utaraza byose bikafata ndetse kanera umujinya ibyanjye byose shuti sinzira kubona ibisubizo reka byose byazaganje bwe bicanga abandi bakagira inama byo kujya mu bapfumu kujya kuraguza cyangwa gutanga nk'ibitambo abana banje nkunda Jay-Z ndetse na Kennedy basaba ko batanga kandi njye sinabibasha urukundo nabakundaga sinabyitaho byose ntabwo byatumaga nkora ibintu nk'ibyo agabibyo nk'ibyo byose nawe usabwe ujye kubyumva Imana izadufasha ikagukura iyo mwivu ndibuka Mose na Papa bose ibyo basenga Imana ikabahaye isezerano ry'uko Papa azava mu gihugu cy'ubunyage ndetse bakagenda bakabona igihugu cy'isezerano baje kwitotomba ndetse mbabwira Mose twararongoraga twarajyaga twarabikoraga ibyo byose Mose shuti wa ibyo arabyumva imaze kubita ku rutare maze aratwaka bamaze imyaka myinshi cyane nk'iyo mu butayu bagombaga kumara iminsi 3 mu butayu imyaka 300 n'imyaka 800 abagore batimba ibirenge abagabo shuti batimba ibiheko ubuzima ni hasi hejuru Uwiteka atanga ingabo nyinshi ku bwacu shima Imana Uwiteka ni kapo ubuzima ni hasi hejuru Uwiteka atanga ingabo nyinshi ku bwacu shima Imana Uwiteka ni kapo. Hello ndabasuhuje mwese aho muri hose abafana banje abakunda G-Tough aho muri hose ndabasuje cyane mbikuye ku mutima ndagira ngo mbatangarize kano kanya ko hari umuntu witiriye wafunguye social media yitiriye izina ngo ni G-Tough official uwo ngo ni icyorezo ni n'umutubuzi uwo muntu arimo kugenda ashaka kugira ngo agirwa aroga abantu nimumwemere ibyo bintu nimubibona ahubwo mubirwanye cyane koko uwo ngo arashaka kugira ngo aze kwirwa ajya kwica izina ry'umuntu G-Tough ni ngewe nitwa G-Tough ni G-Tough gusa nabyo kuvuga ngo hagiye ubundi buntu buriho wazi ngo G-Tough official no kugira ngo tubura abantu uwo muntu mumubona mumuvugiriza unduru ni igisambo no kuvuga ngo rero vuba hangaha icyo nabatangariza cyo mfite tugenda ngiye ntabwo ni nafungura imbuga nkoranyambaga zanjye ariko vuba hangaha ndimo ndabiteganya nzabifungura nibwo nzabitangaza nkababwira G-Tough wene nzagira kandi kanikiraho ariko nta rubuga n'uru na rumwe byefite nkoresha n'uru na rumwe yaba Instagram yaba social media yaba YouTube channel yaba na byabindi ngo byo gupostinga no gukarenga niba no kugira gute ibi byose nabyo mfite nyamuneka nimo n'abari umugabo cy'igisambo kitazabatuburira murakoze cyane.